Benshi dufite umuco mubi wo gushyira amarangamutima yacu ku ruhande, bigatuma dukunda kuba abantu basomeka. Twifuza kubyemera kuko guhishura bimwe mu buzima bwacu bituma ubuzima bubaho. Kugira itandukaniro ryiza hagati y'ubuzima bwite n'ubuzima bw'umwuga ni impano ikomeye ariko ikeneye kwigwa neza. Ugomba kuba umunyabwenge ukamenya uwo usangiza ibanga ryawe, kuko mu by'ukuri abantu bose siko tugira intego nziza cyangwa tukwifuriza ibyiza. Ugomba kumenya rero uwo ubwira ibintu byawe by'ibanga kugira ngo umenye nimba amakuru utanga yizewe atazaguhindukirira akaba yakubera mabi mu gihe kiri imbere. Ni ingenzi cyane kugira ubushishozi mu buryo bwo gusangiza ibanga ryawe abandi, kandi ugomba kwitonda kugira ngo amakuru y'ubuzima bwawe bwite atabasha gukoreshwa mu buryo bubi agukomeretsa. Ni byiza kugira urutonde rw'ibintu by'ibanze bitagomba gusangizwa abandi. Niba utazi uko wakora urwo rutonde, turi hano kugira ngo tugufashe. Rusange twakusanyije amabanga ugomba kugerageza kubika, guhorana mu mutima wawe, nubwo waba ufite ubushake bwo kubisangiza abandi. Collins yaravuze ngo ibanga ryo kugira ubuzima bwite utagira ibibazo byinshi ku buzima bwawe. Donos 23 TV, komeza ubane natwe. 7 secrets to never tell anyone about your personal life. Ibi ni ibintu 7 udakwiye kugira umuntu ubwira mu buzima bwawe igihe cyose urimo uganira n'abantu cyangwa se urimo utanga ikiganiro. Ikintu cya mbere ukwiye kwitaho, ntukivuge cyangwa ngo ugisakaze mu bantu uko wiboneye, ni ibibazo by'umuryango wawe, family problems. Niba ari ikibazo cy'umuryango wawe, kireke kigume mu muryango. Ntukavuge amakuru y'umuryango mu ruhame. Ujya uhabwa amakuru y'umuryango ubarizwamo kubera uko mubanye, ariko ntabwo baba baguhaye uburenganzira bwo kuyasakaza ku bandi bitareba. Gukoresha ayo makuru baguhaye mu bwizerane. Si byiza kurenga ku byo mufata nk'amabanga mu muryango wawe. Bikwiriye kuba amakuru yanyu bwite, kandi ukirinda kuyashyira hanze no kuyabwira uwo ari we wese, kuko ni icyemezo cyabashyira mu byago nk'umuryango wose muri rusange. Umuryango ni ikintu gikomeye umuntu wese aba adakwiye kuza ngo ahite yinjiramo ngo amenye ibibarizwamo n'ibikorerwamo ku buryo bworoshye. Si byiza ko ibintu byabereye imbere iwanyu mu muryango ubizana hanze ukabisakaza ku buri umwe wese. Aho niho bizatuma usanga umuntu agusuzugura kubera ko azi uko ubayeho, azi n'uko mubayeho mu buzima bwa buri munsi. Gerageza ubike ibanga. Ikintu cya kabiri ukwiye kujya ugira ibanga ukakigumana mu mutima wawe, nibyo utishimiye mu gihe cya kera, past resentment. Twese dufite inkuru mbi z'ubuzima bwacu zitatunejeje. Nk'urugero, dushobora kuvuga ku bantu tutishimiye. Ibuka bagenzi bawe mu mashuri cyangwa abantu mwakoranaga kera, mwakundaga gushyamirana, kandi ushobora kuba ukibafitiye umujinya. Si byiza ko wakomeza kubibwira abantu, kuko abo ubwira bizatuma bagufata nk'umuntu utajya ujyana n'ibihe bihinduka, agahora yibanda ku bintu bya kera bitagifite n'akamaro, bitakigezweho kandi bidafite n'icyo byamugezaho. Gerageza rero wirengagize ibyo byahise, ahubwo utangire utekereze ku bintu bizima byakubaka, ari nabyo uganiriza abantu. Byiza cyane kurekura ayo macakubiri no kuganira ku byo utishimiye mu buzima bwawe mu ruhame. Abantu bakunda kuganira n'abafite ibiganiro byiza kandi bitanga ibyifuzo bifatika, aho kuvuga gusa ku bintu byawe bitagenze neza mu buzima bwawe. Reba ibyiza biri mu gihe cy'ubu kandi byubaka, ari byo uganiriza abantu. Bizatuma ubona abantu benshi bashaka kuganira nawe. Niba wakoraga ibi bintu, byihorere rwose, bireke, nta cyiza kirimo. Ikintu cya gatatu ukwiye kugumana mu mutima wawe ni iki: ntukavuge ku bintu bijyanye n'ibyo utunze, material belongings.
Nk'uko twese tubizi, hari ibintu mu buzima biba by'ingenzi kurusha agaciro k'amafaranga cyangwa ibindi by'agaciro bibigura. Ariko rimwe na rimwe turashaka kugaragaza ibyo twaguze cyangwa ibyo twagezeho nk'imyenda ihenze, imodoka cyangwa telefoni waguze ku giciro gihenze n'ibindi. Abakozi bagenzi bawe cyangwa abandi bantu mubana mu buzima bwa buri munsi ntabwo bakeneye kumenya uko watunganyije ibintu byawe cyangwa se ibyo wagezeho, cyane cyane mu gihe ushaka kubigaragaza nko kwiyemera. Bishobora gutuma ugaragara nk'umuntu wiyemera kandi wibanda cyane ku gaciro k'ibintu kurusha ku gaciro k'ubuzima bwe n'ubwa bagenzi be muri rusange. Ukamenya ko abo uratira ibyo byose atari ko babifite mu buzima bwabo. Ntuzongere rero. Ikindi kintu cya kane ugomba kugira ibanga ni intego zawe z'ejo hazaza, goals for the future. Wenda iki ni ikintu kitavugwa kenshi, ariko hari ubumenyi bwemeza ko hari amahirwe menshi yo kugera ku ntego zawe igihe utabivuze, utazishyize ahagaragara zitaragerwaho. Iyo uganiriye n'abandi ku ntego zawe, usanga umunezero wo kugera ku ntego wiyemeje uba uwutanze, kandi uwo munezero ari wo utuma ugera ku cyo waharaniye. Hari igihe usanga abo ubwira intego zawe ari bo baguca intege, kandi nyamara iyo wicecekera wari kubigeraho neza mu buryo bwawe. Abo rero batuma utakaza imbaraga zo gukomeza gushaka kubigeraho. Ariko igihe wageze ku cyo wifuzaga cyangwa se waharaniye, urashobora gutangaza uko wagiye ubigeraho gake gake kugeza ugeze kuri finale. Ikintu cya gatanu udakwiye gutangaza, kiba gikwiye kuguma mu mutima wawe no mu ntekerezo zawe. Ntugatangaze amakuru y'ibyo winjiza, your income. Umuntu umwe rukumbi ugomba kumenya amakuru yerekeye inyungu zawe ni umukozi ukora muri banki gusa. Amafaranga ntabwo ari ikintu cyiza kuganiraho mu ruhame, kuko utamenya uko abandi bameze mu bijyanye n'imari. Bishobora kugaragara nk'aho urimo kwiyemera kandi mu by'ukuri utabigambiriye. Amafaranga n'ubumenyi mu bijyanye n'imari ashobora gutuma imibanire yawe n'abandi ihinduka burundu. Iyo abantu bamenye ko umeze mu buryo bw'ubukungu, batangira kugufata mu buryo butandukanye n'ubwo ubaho. Kugira ngo wirinde icyo kibazo, ugomba gufata ibyerekeye imari yawe uko yaba ingana kose mu buzima bwawe, ukabyitaho mu mibare yawe, hatagize undi muntu ubizanamo cyangwa ubyereka, cyangwa se ukirinda kugira uwo bitangariza, kuko bishobora gutuma bagufata nabi muri sosiyete, bakagufata nk'umuntu wiyemera cyangwa se bakagufata nk'umuntu uciriritse bitewe n'uko wigaragaje mu mibereho yawe y'imitungo. Ikintu cya gatandatu udakwiye gusakaza no kubwira abantu ni bimwe mu byiza wakoze, good deeds. Waba warumvise ko ibikorwa byiza bizana inyungu nziza. Ibi ni ukuri, kandi ntukagire ubwoba bwo gukora byiza. Ariko niba utangiye kubivuga mu ruganiriro cyangwa se ku mugaragaro, bihindura isura. Iyo uvuga ku bikorwa byiza wakoze, nko gufasha umuntu, gusura abarwayi n'ibindi, uba wishyira hejuru ku giti cyawe, bityo ibyo wakoze ntibibe byiza cyane. Abantu benshi b'ibikorwa byiza bahora baguma batihishura ku mpamvu zikomeye. Iyo ukora ibikorwa byo gufasha abandi, ugomba kubishyira ku bandi bantu cyangwa se ukabishyira ku mushinga wenda usobanura cyangwa ukoramo, utabyerekeje ku giti cyawe. Ikindi, mu gihe ukora ibikorwa byiza biba bigaragara, ahubwo uba ugomba kureka abandi akaba aribo bavuga ibyo byiza wakoze, kuruta uko weho wakwirata no kwivuga ibigwi, nyamara hari abantu bandi bakabikuvugiye. Ikintu cya karindwi, ari nacyo cya nyuma ukwiye kugumana mu mutwe wawe, ntukigaragaze rwose, ukirinda kucyerekana aho ugeze hose, n'ubumenyi ufite, enlightenment. Kubwira abandi uko uri kugera ku mucyo cyangwa ku iterambere, werekana ko ufite ubwenge n'ubuhanga burenze ubwabo uri kubwira.
bishobora gutuma abantu bahunga icyo gitekerezo cyawe. Irinde kugaragaza ko ibyo bintu uri kuvuga cyangwa gusobanura ari wowe gusa ubizobereye kuruta abandi. Ni bibi kuba nk'abantu bakora bagamije kwiyerekana ubwabo. Niba uri gusenga ugasanga ni wowe ushaka kugaragaza ko uzi gusenga cyane kurenza abandi, ukifuza ko ari weho bareberaho, ari weho bagenderaho, ukirengagiza ko n'abandi muri kumwe bashoboye. Gerageza uha umwanya n'ibitekerezo by'abandi bantu n'ubumenyi bw'abandi bantu kugira ngo utaza gufatwa nk'umuntu ushaka kwiyemera cyangwa ushaka kugaragaza ko ari uhedinze. Ugerageza ubalance cyangwa se wiringanize nabo uri kumwe nabo, kabone nubwo waba ubarenze mu bumenyi cyangwa mu mashuri wize. Si ngombwa kuko icyo gihe mwese muri gufatanya. Si byiza kurata amashuri cyangwa kurata ibindi bintu wagezeho mu bumenyi bwawe. Gerageza wisanishe nabo muri kumwe. Tugana ku musozo, dukunze kwibwira ko buri wese afite amatsiko ku buzima bwacu, ariko mu by'ukuri siko bimeze. Hari ibiganiro bikwiriye kuba mu bihe bimwe n'ibindi bitagomba kuganirwaho na bose. Menya gutandukanya ibyo bikwiriye kuganirwaho. Ibyiyumvo byiza ni ingenzi muri iki gikorwa. Mu gusoza, ntukicare utewe isoni niba warigeze gukora ibi byose twavuze haruguru. Tangira gutekereza uburyo wabigira neza kuva ubu, ukabana n'abantu mu mahoro, ukabaho mu ibanga, kandi ukabaho wishimye unezerewe, ukabaho utabangamira abantu kandi nawe utabangamirwa. Hari byinshi tuba dukwiye kubika mu mitima yacu, hari n'ibindi tuba dukwiye kuba twavuga, ariko ibintu byose siko bivugwa kandi siko bishyirwa hanze. Menya aho uvugira, umenye uwo ubwira ndetse n'igihe uvugira. Wakoze kubana na Donos 23 TV. Kora subscribe nimba wanyuzwe, kandi nimba utanyuzwe nizera ko ubutaha uzanyurwa. Komeza ubane natwe muri byose, turabakunda cyane.